Hello guys, mumeze mute? Ni umuhungu wanyu Left Hand ugarutse. Uno nje kukwereka imishinga ukwiye kuba wakwitabira kano kanya. Ubundi yicara naberekaga utundi tips na mining makeya, ariko wowe kano kanya ngiye kukwereka ibintu ukwiye kuzajya witaho kandi bizakugira akamaro mu minsi iri imbere. Njye mvuga ibintu bya mining, abantu ugasanga babiciye amazi. Mining buriya ziri mu bintu bitanga amafaranga, nuko bidahita biyatanga ako kanya, gusa nyuma y'igihe runaka mining zitanga amafaranga. Reka mbaho urugero, mining bita Pi barayitangiye barayimayininga, ejo bundi nko mu kwa kabiri gutyo yabaye listed kuri OKX. Mwabonye amafaranga abantu bariye? Niba hari umuntu muziranye ufite Pi, nawe rero kano kanya mining nta gishoro zisaba, mining nta mwanya munini zisaba, icyo bisaba no kwenda niba ari buri masaha 28 uza ugakandaho ugategereza ko birangira ugahita wigendera gutyo. Ntabwo mining ari ikintu ugenda ngo wicareho wirirweho bikiri kareka, kandi mining ugacunga izanyazo. Ngiye kuzajya mbaha ama mining ari seriye, ari yizewe 90%. Mining kwizera 100% ntabwo bishoboka, kuko mining kwizera 100% hari igihe yizera ugasanga nyine isohokukiye mu giciro gito gutyo. Wowe icyo usabwa no gutekinga keya, ukankurikirana igihe cyose, gukora subscribe, ukereka abagenzi bawe nabo bakadugira isimu yacu. Buriya rero umuntu arabibona akavuga ati se nakorera amafaranga gute muri ibi bintu, akabyibaza. Hano ubundi impamvu ubona dukorera amafaranga nawe uzayakorera. Hano umukire ayarema cryptocurrency yiwe. Mu kurema cryptocurrency, kugira ngo cryptocurrency yemerwe igire n'agaciro, igomba kuba iri involved mu community. Noneho twe tugakora ikintu bita mining. Mining ubundi mu kinyarwanda bivuga ibintu byo gucukura nyine. Ubu gukora ukuntu ugenda ugakanda inshuro imwe ku munsi nibyo bita gucukura, ubwo niyo mining. Noneho nyuma y'igihe runaka tuvuge bazayisohora nka nyuma y'umwaka, iyo cryptocurrency umaze kumayiningamo wenda nka rubi 1000, tuvuge ko ari rubi 1000, tuvuge yagiye ku isoko iri ku $1, ubwo rero ukuba 1000, ubwo ni amadolari 1000. Rero umva ayo mafaranga ari menshi, umva ukuntu ari menshi. Rero ndaje tujye twigana kuri mining igihe cyose, kandi zifite akamaro kenshi cyane. Mining zifite agaciro. Reka nze nkwereka hano urugero. Hano ama mining kanjye kunoza ndimo ndabereka kunoza kuri, ndimo ndajya kubereka ama mining hano uburyo yagiye azamura agaciro hano bayacururiza. Hano iyi BNB barayimayininze, sibyo? Ethereum barayimayininga. Izi zose ariko uza agaciro ifite Ethereum ni $4000 by'idolari, BNB igana n'amadolari 900. Urumva ibyo bintu ko bifite amafaranga menshi cyane kandi babyizewe. Utazumva ko ari ibintu biri scam. Urabizi ko unashyiramo irangamuntu yawe n'isura kugira ngo urebe ko uri umuntu wa nyawe. Ibintu birizewe cyane ku rwego rutabaho, kandi ugomba kubijya muri seriye ukazabisoza. Kugira hagati ugacika intege wapi? Niba bakubwiye ko izajya nyuma hanze nyuma y'amezi 3, ayo mezi 3 uramayininga bisanzwe. Niba ufite n'inshuti uzitumire, buriya utumiye inshuti bituma uzamura bonasi. Rero inama nakugira kano kanya ni ugutangira mining, ugakora subscribe kuri channel yanyu, ukanayisharinga abagenzi bawe, kugira ngo ama update yose nzajya nyabaha ku bijyanye na cryptocurrency na mining. Wowe andika muri comment mining ushaka ko nazakwerekaho, cyangwa indi nyunganizi wabona ikwiriye. Ciao. Ibuka kujoininga group yacu ya WhatsApp kugira ngo ama update yose ajyanye na mining ajya kugeraho. Nuza link ya group iri muri comment ya mbere.